turabasuhuje abakunzi ba radio Country FM nivugira ku 105.7 kandi abakunzi b'ikiganiro kigira kiti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya bamaze kwizera umukiza Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bibane n'imitima yanyu n'abandi bose namwe muduteza amatwi kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, namwe tubahaye ikaze. Amen. Hanyuma kuri uyu mwanya rero ni cya kiganiro mugezwaho rwose n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi uyu mwumva avuga ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Nakijijwe n'ubuntu bw'Imana mbikesha Yesu Kristo. Ubwo ndi umukiranutsi ariko mbikesha kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Amen. Sinjye njyenyine rero, ndi kumwe n'undi mutagatifu, ndi kumwe n'indi ntungane ingenzi yanjye. Nawe reka abasuhuze, ni karibu sana. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa Niyonkuru Focus. Ndakijijwe. Amen. Nanjye navutse ku Mana bundi bushyo. Amen. Nahanaguweho ubusembwa bw'icyaha n'imbaraga mbi zabyo, ariko cyane cyane urubanza rw'ibyaha mu mutima rwo rwavuyemo. Amen. Nicyo gituma babwira yuko nakishijwe. Amen. Nuko nyine hari undi wankoreye icyo gikorwa atari njye wabyikoreye. Imana ishimwe. Byose byabonekeye mu rupfu n'izuka by'umwana w'Imana Yesu Kristo. Amen. Nanjye rero umwami yanteye iteka, angirira ubuntu bwiyongera mu bwo yangiriye bwo kugaragara muri studio za Country FM, ariko nanone hari n'abadukurikira kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Nawe utureba, Imana yanteye iteka yo kugaragara ahangaha kugira ngo namamaze ibyo nakorewe. Yego. Ngahari umwami nabishima. Yego. Binakiza abandi. Amen. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane. Ihimbazwe ko yaduteye iteka ikatugirira neza mu buryo butangaje. Ubundi kuba mu isi uri umukiranutsi, ubundi iyo niyo neza y'Imana. Niko guterwa iteka. Ubwo bivuze ko no kuri YouTube nyine turiho. Wakwandika Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza ugakurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi no kuri WhatsApp, ku rubuga rwa WhatsApp nabwo wajyaho, ni 8407444257. Ubwo wakwandikira iyo nimero hanyuma ukajya no ku rubuga rwa WhatsApp. Imana ihimbazwe. Reka rero dutangire dushimira Imana iduteye nanone irindi teka tukagera hano muri studio za Country FM. Yego. Mana Data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye muri uyu mwanya. Tugushimiye ko watugiriye neza, ugatanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, ukamubaraho ibyaha byacu. Hanyuma wamara kumubaraho ibyaha byacu, igihano twari dukwiriye guhanwa akaba yaragihanwe. Ubu twe tukaba tutagihanwe kubera ko icyo twari guhanwa umucunguzi Yesu yaragihanwe. Ubu tukaba twarabaye abakiranutsi, ariko kubera ko muri Kristo wiyunze natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Turagushimiye nanone kandi ku Banyarwanda muri rusange n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeza kugenda urindisha imbaraga zawe nanone, ariko tunagushimira no ku buyobozi bwiza nanone waduhaye. Ushimwe uhimbazwe. Dusabiye imitima y'abateze amatwi iyi radio Country FM kugira ngo yuguruwe nawe,
ahari uyu munsi nibumva ijwi ryawe ntibinangire umutima bugurure winjire mu bane babe mu isi nabo baba batunze amahoro atemba nk'uruzi babe mu isi batunze ijuru watangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Turagushimiye rero ko ukomeza kuba kumwe natwe dore ko wavuze ko uri kumwe natwe ibihe byose ndetse kugera ku mpera y'isi. Uhimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Muvandimwe kuri uyu munsi turagira ngo tuganire n'abaduteza amatwi amagambo aboneka muri Luka igice cyaho cya mbere. Twahera nko ku murongo wa 76 tugasoreza ku murongo waho wa 78. Yego. Ni mirongo 3 twasoma. Yego. Mwadusomera muvandimwe. Umurongo wa 76 muri Luka igice cya mbere haranditse ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami gutunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Amen. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. Amen. Imana ishimwe. Yego. Nubwo dusomye aya magambo Imana yaduhaye kugira ngo tuyageze ku baduteza amatwi ariko turibanda cyane ku ijambo rimwe ryitwa agakiza. Yego. Niryo turi bwibandeho cyane. Aya ni amagambo Zakariya yuzuye umwuka wera yahanuye ahanura avuga ku mwana wiwe witwa Yohani ariko kandi anahanura avuga ku mukiza Yesu Kristo uzaza. Navuga ko Yohani yabanje ariko ari nk'integuza ariko ko nyuma ye hari undi uzaza. Hanyuma rero aho ntituhatinda cyane turagira ngo kubera ko abantu benshi babaho ubuzima bwo gutekereza ko bamwe bakijijwe turibanda ku gakiza muvandimwe. Nicyo tuvugaho cyane kubera ko umuntu udakijijwe ntabwo ashobora kujya mu ijuru. Nibyo. Turashimira Imana ko yamenye ibitumvikana neza ikabisobanura mu ijambo ryayo. Amen. Ni kenshi tujya twumva umuntu avuga ngo runaka yakijijwe. Yego. Cyangwa se ngo yagezweho n'inkuru nziza y'umukiro mu rundi rurimi. Yego. Cyangwa mu kindi kinyarwanda. Yego. Umuntu akavuga ati njyewe nakijijwe igihe iki n'iki. Yego. Ubundi akavuga ati ariko naje kugwa muri iki gihe iki n'iki nza kubyuka nanone igihe iki n'iki. Yego. Bamwe bati iririya dini rirakizwa, abandi bati ririya dini ryo ntago ribamo abakijijwe benshi, ku buryo ariko ibyo byose iyo bivugwa iyo ugerageje gusobanuza agakiza icyo ari cyo ntago bibonerwa igisubizo kimwe. Hari ukubwira ati njyewe umunsi nahinduriye mva muri iyi dini itabamo abakijijwe benshi njya muri iyi nibwo nari nkijijwe. Yego. Undi akakubwira ati umunsi narekeye inzoga n'itabi nibwo nakijijwe. Nibwo nakijijwe. Undi akakubwira ati haruguru iwacu ku musozi habaye amavuna cyangwa igiterane nuko njyayo ndakizwa. Undi ati njye nahoze ndi umwana wo ku muhanda mu gihe kingana gutya nk'urumogi nkoresha ibiyobyabwenge, ati igihe kigeze ndabireka nabwo ndakizwa. Yego. Ariko ugasanga mu by'ukuri igisobanuro cy'agakiza nyirizina ntago kirashweho ngo umuntu amenye ngo gukizwa n'iki. Undi nyine biba bitangaje cyane. Yego. Niyo ubajije umuntu ngo urakijijwe arakubwira ati ndakijijwe. Batese wakijijwe iki? Bati nakijijwe ibyaha. Batese nta byaha ugikora.
bati ndabikora. Ati ese waba uri mu isi ntukore ibyaha ntukore ibyaha. Ati ariko nk'uko muvandimwe wari ubivuze akagutondorera nyirizina ibintu yaretse. yego kubwira ati ngewe nari umusambanyi narabyihoreye, yego nanywaga inzoga ndabireka, nari mfite imisatsi y'amamenshi ku mutwe ndayihorera nyikuraho, ubu mfite natireri. nambaraga ipantaro ubu sinkiyambara, nsigaye nambara ijipo ibigera ku birenge. uhereye umunsi nabimenye ngo nahise nsezera n'akazi ko mu kabari. nahise ngasezera. ndati si ibyo gusa, nahinduye aho nasengeraga. nibo umwe yari nk'umunyagatolika, batubu nanabatijwe mu mazi menshi. yego ibyo bintu ubundi numva tukubwira utyo wowe duteze amatwi, ubundi agakiza ntikitwa kureka ibyaha. yego ariko ntituvuga ko agakiza atari ukureka ibyaha, ntitunavuze ko agakiza ari ugukora ibyaha, kugira ngo wowe duteze amatwi utatwumva nabi. yego ibyo byitwa guhindura ingeso, ariko ntibyitwa agakiza, ntibyita gukizwa. ibyo ni uguhindura ingeso, nk'uko wanazihindura utiriwe winjira mu muryango w'urusengero n'umwe, kuko tuzi n'abandi bantu batajya banasenga ariko ku musozi muri karitsiye bitwa ba ngeso nziza, ku musozi bitwa imfura. ariko ibyo ngibyo we kubyitiranya n'agakiza. ntabwo agakiza ari uguhindura ingeso. agakiza si uguhindura aho wasengeraga, agakiza si uguhindura imyambarire, agakiza si uguhindura imivugire, agakiza si ukubatizwa mu mazi menshi cyangwa make. oya, hari ikindi gisobanuro cy'agakiza. iyo ukakiriye urabimenya ko wakijijwe. nibyo muvandimwe. Imana rero yari izi yuko abantu bazananirwa gusobanukirwa iby'agakiza ibyo ari byo, nuko yohereza uyu Yohana Umubatiza tumaze gusoma, imuha inshingano ebyiri. amubwira iti nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose. ati cyambere uzaba uje kubanziriza umwami ni ukutunganya inzira ze. no gutunganya inzira ze. ariko icyaka aramubwira ati hari ikintu abantu bananiwe kumenya icyo ari cyo, aricyo cyitwa agakiza. ni umurongo wa 77, reka wenda tuwusubiremo. haranditse ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. ukiraho yego n'umwe yego wavuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza. nuko ngo ni ibintu bagiye kumenya batari basanzwe bazi. no kumenyesha abantu be iby'agakiza ibyo ari byo. ntabwo babivuze ngo babihishe, ntibabizimije, ko ari ukubabarirwa ibyaha. muvandimwe, nshuti mukundwa kandi ukunda ibiganiro bya Country FM, ariko cyane cyane ukunda ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa, kandi nawe udukurikiye kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, turakumenyesha ko niba hari ubundi bwoko bw'agakiza waruzi muko twavuze haruguru, akaba ari nako wakiriye, ako gakiza ni agahimbano, ntago gahamwa n'ijambo ry'Imana. turabizi. ati ngewe navutse nsanga papa ari pasiteri. yego ati ngize imyaka ndi umwana njya muri kore de dimanche. yego ndakura njya muri korali y'abana, njya muri urubyiruko, njya muri abakuru, nza no kuba umudiyakoni, nza no kuba mwarimu, ubundi na pasiteri. njye nabivukiyemo, gakiza nakavukiyemo. ari n'abajya bavuga bati twe twakijijwe gukizwa bikibaho. ati agakiza ko muri za 82, muri za 70, muri za 90, ati icyo gihe twabaga dufite amavuta. ariko wasuzuma ubwoko bw'agakiza ari kuvuga, ugasanga ntago ari akagakiza kahamywa n'ibyanditswe byera. nuko adakijijwe aramutse akijijwe yahamya iby'agakiza katurutse mu ijuru ibyo ari byo.
guhindura ingeso ntago ari agakiza. oya Kuva mu idini rimwe ujya mu yindi ntago ari agakiza. oya Kuba nta murimo wari usanzwe ukora mu idini yawe ugahabwa umurimo, ukaba diyakoni, pasiteri, mwarimu, ukarimba muri korari, ukayobora urubyiruko, ukaba umucuranzi, ugahabwa iyindi nshingano iyo ari yo yose mu idini, ntago ari agakiza. Kuba umaze igihe kinini cyane mu idini yawe nziza bitewe, ibyo nabyo ntago ari agakiza. oya Kuba ukomoka mu muryango w'abapasiteri cyangwa se mu muryango w'abapfumu, ibyo byose nta gakiza karimo. oya ntako. Kuba umaze gusoma Bibiliya inshuro 7, 8 cyangwa 9, warize kodemu, ufite na certificate muri theology, ibyo nabyo ntago ari agakiza. oya Kuba uzamuka ubutayu inshuro nyinshi ku munsi, yewe rimwe na rimwe watangiye no kuvuga mu zindi ndimi, ibyo nabyo ntago ari agakiza. Kuba hari ibyahindutse mu ngeso zawe mu runaka wagenderagamo mu minsi yashize, aka kanya ukaba utabigenderamo uyu munsi, ibyo nabyo ntago ari agakiza. Reka tunakubwire ngo ukomeze kuzihindura, ariko we kubyita agakiza. Yego. Nshuti bakunzi muduteze amatwi, ntago turi kuvuga ko kubihindura ari bibi. Ni byiza, iyo ntambwe wagezeho ni nziza, irashimishije rwose. Iyo uza kuba n'uyu munsi ukinywa inzoga usinda, wasanga ko wenda waranituye nko muri rigore waranapfuye. Iyo uza kuba ugisambana, wasanga wararwaye n'ibirwara runaka n'izindi ngaruka mbi nyinshi z'ibyaha. Wasanga waranafunzwe kubera ubujura. Kuba warabiretse ni byiza, kandi rwose ntuzabisubire kubikora. Ukomeze ubireke, ndetse n'ibisigaye nabyo ushyiremo umuhate wawe, nabyo ubireke, ariko wirinde kubyita agakiza. Kuko ibyo ntibiri mu nzira ijya mu ijuru. Ibyo gusa biri mu nzira yo kukubeshaho umubiri wawe, ukabaho neza utagize icyo. Ibyo natwe ubwacu bidufitiye akamaro nka sosiyete cyane. Ibyo bifitiye n'igihugu akamaro, ni na byiza ko rwose ubikora nk'uko nguko, ariko utabyita agakiza. Kubera ko agakiza tumaze gusoma ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Mwene data, wenda twasobanurira abaduteze amatwi, ni gute umuntu ababarirwa ibyaha akaba arakijijwe? Kandi urakoze cyane mwene data. Urumva bavuze ngo ni ukubabarirwa ibyaha. Agakiza, igisobanuro cy'agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ariko kubabarirwa ibyaha nanone abaduteze amatwi batwumve, ntabwo binyura mu gusaba imbabazi Imana kwa kundi abantu babikora, ngo Imana imbabarire natukanye, Imana imbabarire nabeshye, Imana imbabarire narwanye n'ibindi. Ntabwo binyura mu gusaba Imana imbabazi. Nta nubwo izo mbabazi zinyura mu gusanga urungo ku gikarabiro, reka mvuge, ntizinyura mu gusaba penetensiyo. Oya, ntizinyura mu kubwira mugenzi wawe ngo Imana imbabarire. Oya, ni imbabazi zabonetse igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga. Yego. Reka tubisubiremo. Ni imbabazi zabonetse igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga. Ubwo ntago ari imbabazi umuntu ahabwa ku munsi ngo ejo zibe zirangiye asubire kwa Kizaya. Ni imbabazi ziteka. Ni imbabazi ziteka. Yesu amagambo yaravuze, amagambo ari muri Matayo, ubutumwa bwiza, ibice byaho 26 ku murongo wa 28. Mu gihe Yesu yarari guhereza abigishwa be igaburo cyangwa ifunguro ryera, ariko ryashushanyaga urupfu agiye gupfa n'icyo agiye gupfira, n'icyo agiye kuzira icyo ari cyo. Ngo yenze umugati arawushimira, ngo arawumanyagura, awuha abigishwa be, ababwira ngo mwende murye, uyu ni umubiri wanjye ugiye gutanyagurwa. Angari kubw'ibyaha nyine, ariko ngo yenda n'igikombe cya divayi, nacyo ngo arashimira, ngo aravuga ngo nimwende munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha byabo. Ntiwumva agakiza? Abaduteze amatwi batwumve, wenda turanasangira ijambo. Ese koko amaraso ya Kristo Yesu ntiyamenetse? Yaramenetse. None se ubwo yamaraga kumeneka, ubwo ntabwo nyine twari tubabariwe?
ubwo agakiza kari kabonetse nyine. Imana yabimenye mbere bitaraba, kubera ko ifite ubushobozi bwo guhagarara mu itangire kareba mu iherezo. Amen. Imenya ko njyewe nawe wowe uduteze amatwi cyangwa utureba kuri YouTube channel, imenya yuko tuzaba ariko turi abanyabyaha kuko dukomoka kuri Adamu. Urakoze. Kandi reka mvuge ngo wowe iyo wibonyeho ibyaha turatungurwa, twebwe abantu nawe ugatungurwa. Ariko Imana yo ntitungurwa, kubera ko yo yahamije kuri umunyabyaha kera igihe Adamu akora icyaha. Yego. Ndetse byanditswe binavuga ko ari nacyo gihe umuntu yakatiwe urupfu rw'iteka. Yego. Ijambo ry'Imana avuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Kubera ko rero umuntu uwo ari we wese yakatiwe mbere yuko abaho. Yego. Bibiliya iravuga ngo hatabayeho kumeneka amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo ibice 9:22. Yego. Havuga ko hatabayeho kumeneka amaraso niyo wabivuga ukwiruka kwicuza ukanababara ukarira ntunahozwe mu marira menshi adashira, ntago bishobora gutuma ibyaha byawe bikuvaho hatabayeho kumenerwa amaraso. Umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ntabwo byari ibicumuro byawe. Yego. Impanga nikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu maze. Yego. Ese ubundi kuki ubundi naho umuntu yarira kwicuza akanababara bitariha ibicumuro bye? Nuko umuntu ari umunyabyaha kavukire. Yego. Nuko uwaguha kubabarirwa ibyaha akakanya akakubarira ibyo umaze gukora byose, ejo wakora ibindi. Kandi ikigutera kubikora kigutuyemo muri wowe imbere. Icyo rero ni nacyo kamere, ari nacyo Imana ifitanye nacyo kibazo. Nyine ibyo ukora ntago ari byo kibazo, ahubwo nabyo ni ikibazo. Ariko ikibazo nyamukuru gishingiye ko ibyo ukora bituruka. Ni kamere y'icyaha wakomoye kuri Adamu. Kandi umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ngo kamere ipfa uko na nyira yapfuye. Yego. Kandi ngo kamere ntikurwa na reka. Yego. Niyo mpamvu ubwira umutima wawe kubireka bikanga bikakunanira. Yego. Wareka kimwe ugahingukira ku kindi. Twahoze tuvuga ku bwoko bw'agakiza butari bwo, aho umuntu atangwa umenya akavuga ati nge naretse ibi. Wamubaza ute se nta cyaha ugikora? Akakubwira ati wenda nsigaranye duke twitwa utunyongomeza bugingo tunzugurunu, ukabura nabeshye nabwo. Kandi nabwo ukabura beshye. Ariko ukibaza uburyo yaretse ibikomeye uduto tukamunanira, kandi yagakwiye guhera ku duto ahubwo. Erega umuntu koko yarakwiye gukizwa. Yego. Kuko ubundi umuntu akizwa icyo adashoboye kwikiza. Iyo byitwa agakiza nuko umuntu nyine yarakeneye gukizwa. Yego. Kandi yarakeneye gukizwa icyo atashobora kwikiza. Kandi icyo umuntu atashoboraga kwikiza, atanikiza, atazanikiza ni ibyaha. Nibyo rero twavugaga ko Imana yabimenye bitari ibyaha. Yego. Yemera gutanga noneho umukiza ari we Yesu Kristo. Yego. Kristo yo tuvuze ngo twemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, tukavuga ko ari umukiza. Yego. Tuba tuvuze ko yaje kudukiza ibyaha n'ingaruka mbi zabyo. Ubwo tuba tuvuze ko nyine ubwo ibyaha mu kubidukiza nuko ibyanditswe byera bigaragaza ko Imana yabimubazeho. Yego. Ariko kandi kubimubaraho ntiyabimubaraho gutyo gusa, anahanwa igihano cyabyo nkaho ari we wabikoze. Ariko anashingiye ko Imana yari yavuze ko itababarira umunyabyaha, ahubwo imuhana. Iramuhana. Yego. Igomba kumuhana ikamwica. Ko niko yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yesu araje rero ko imbabazi zatanzwe nizabonekeye mu kumeneka kw'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu abaraje rero Imana imubazeho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo yari yegukanye n'igihano cy'umuntu yagombaga guhanwa. Yego. Yesu aragihanwa. Ariko ku musaraba ari amagambo avuga ngo iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kugaragara ibihamya by'uko wari isezeranye atakiriho yapfuye. Noneho urumva Kristo Yesu umurage twagombaga kwegukana, tuvuge uyu umwe n'uw'ubutungane. Amen. Nukuba bakiranutse mu maso y'Imana. Kandi nta kindi gishobora gutuma umuntu ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana keretse kwizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu masa yonyine. Ubwo rero
wowe uduteze amatwi uyu mwanya nuko ukwiriye kuva mu bindi wibwiraga ko ari agakiza, yego, ukakira ahubwo agakiza kanyako. Ako gakiza tumaze kuvuga nakaguhamiriza mu mutima ko wababariwe ibyaha, nyamara si uko wabicikanye ngo bicike igihano, ahubwo nuko ibyaha byawe Yesu yabizize nk'ari yabikoze. Amen. Nagakiza k'imbabazi zibonerwa mu kubabarirwa ibyaha binyuze mu gihano Yesu Kristo yahanwe ahanirwa wowe uduteze amatwi. Amen. Kristo yaguhaniwe utarabaho nk'ikimenyetso cy'uko yarazi ububi bwawe bwose uzazana mu isi kugeza uvuyeho. Amen. Yesu ro yabwishyizeho bwose abuhanirwa nk'aho ari wowe wabikoze, hanyuma ibyaha byawe bibonewe inyishyu. Imana iguha imbabazi utaranabaho, iteganya abavuga ubutumwa bwiza bazabikubwira ukabyizera, wamara kwizera ukabura akijijwe kuko wabariwe ibyaha. Ariko ubwo bahanasubizwa ikibazo cy'abantu bavuga ngo twabaho tutiyeza, kubera ko urupfu rw'ibyaha Yesu yarupfuye rimwe. Abaheburayo 10 umurongo w'10 hari amagambo avuga ngo uko gushaka kw'Imana Amen. niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo ube bihagije iteka ryose. Umuntu wizeye ko yahawe imbabazi ntabwo uhabwa imbabazi zirangira, nizatanzwe rimwe ariko bibaye iby'iteka ryose. Nawe rero yo wakiriye imbabazi wakira imbabazi wahawe rimwe ariko bikaba iby'iteka ryose. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu akizwa rimwe by'iteka ryose. Umuntu ababarirwa ibyaha rimwe ariko akababarirwa ibyaha by'iteka ryose. Ariko ubundi iyo tuvuga ngo Imana ni Uwiteka tuba tuvuze iki? Nuko Uwiteka nawe atanga iby'iteka. None se imbabazi uhora usaba zirangira mu gitondo nimugoroba zikaba zirarangiye, mu kanya wasitara ati zirambuyeho, wabeshya ati zimvuyeho, niko umuntu ameze muri kamere. Nuko zirambabazi umuntu aba yazihawe n'abantu, abatazihawe n'Uwiteka. Ariko se uretse gato ubundi abantu bo baguha imbabazi gute? Imbabazi z'ibyaha ntabwo wazihabwa, imbabazi ziguhindura umukiranutsi imbere y'Imana ntabwo zituruka ku bantu. Kuko impamvu zidaturuka ku bantu nuko nta munyabyaha wababarira undi munyabyaha. Nuko ngo umunyabyaha yarakwiriye kubabarirwa ibyaha binyuze kuri Yesu, kuko niwe utarigeze kumenya icyaha ariko Imana imuhindura kuba umunyabyaha. Ibyo rero Yesu yarabikoze. Impamvu wumva izo usaba zidafata nuko uzisaba umuntu nawe akakubeshya akaziguhaye ati Imana inyeze, ati kwezi gutunganye. Oya, ukwiriye kwizera ko wejejwe ndetse wanatunganye, utunganijwe n'amaraso ya Yesu Kristo masa. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru keretse kwizera ko bogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Uretse gato, ni ukwizera kuzozwa? Oya. Ni ukwizera se kuri mu rugendo rwo kozwa? Oya. Ahubwo ni ukwizera ko wogejwe, wamaze kwezwa de n'amaraso ya Yesu masa. Nukumenya ko igikorwa cyakozwe. Ariko hari indi ndirimbo nayo agace gato, Uwiteka umucamanza yambonye w'amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranutse, yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira, ubwadapfa singipfuye nge na Yesu turumwe. Uwiteka umucamanza iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi. Ntabwo kwitwa umukiranutsi binyura mu gusaba Imana imbabazi, ahubwo ni ukurabukwaho amaraso. Oya, nukuba amaraso
ari ikiganiro twaganirira abantu ikimenyetso cy'amaraso nongo nukuba mu mutima harakuwemo urubanza rw'ibyaha urubanza rw'iteka ukamenya ko wishyuriwe warishyuriwe ikiguzi cyishyuye ibyaha byawe na amaraso ya Yesu masa ayo yaramenetse ibicumuro byawe ibicumuro byacu Kristo nibyo yacumitiwe yashenjagurirwe gukiranirwa kwacu kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Muvandimwe ubwo twavuga mu magambo make yuko kuvuga ngo ndakijijwe bikwiye no guhana no kuvuga ngo nababariwe ibyaha. Ubwo umuntu utarababariwe ibyaha utafite amakuru k'ibyaha bye byose byababariwe ntakijijwe. Ntabwo akijijwe. Gukizwa nukumenya neza ko wababariwe iki ibyaha byawe. Gukizwa si ukureka ibyaha, gukizwa nukubabarirwa ibyaha. Kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero kuri uyu mwanya turagira ngo dusangire ijambo kizwa. Abantu mukizwe mwakira imbabazi z'iteka mwarazihawe amaraso ya Kristo Yesu ubwo yamenekaga yarabakweho urubanza rw'ibyaha. Reka rero dusangire ijambo n'abatwumva. Reka duhamagare kuri 07 82 44 21 yego 25 izo ni MTN. Tigo ni 07 8 3 5 yego 07 3 83 5 yego. Tubahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Mwiriwe muri bande muherereye he? Navugana Kwizera Olivier n'umurenge ngo kagari n'akagatare mu rugo n'umadaho. Yego Kwizera Olivier. Twabakurikiye. Icyo shima cyo. Ndakumva turakumva. Icyo shima cyo ko nabonye hano nabashe kubona ijuru. Amen. Icyo narabibonye. Urabona mbere urabona mbere nanywaga itabi nkanywa inzoga nk'uko mwabivuze ariko Imana ishimwe kubona narabiretse abasha kubona ijuru kimwe n'abandi. Wabiretse wabonye ijuru kubera ko waretse ibyo ngibyo cyangwa hari ikindi wahishuriwe mu byo twavuze cyaguhesheje ijuru? Hari ibindi byinshi nagiye mbishura. Aha, ni iki rero wumvishe cyaguhesheje ijuru mu byo twavuze? Turi kukumva Olivier. Nari nkubajije. Yego. Ni iki wumvishe mu byo twavuze cyaguhesheje ijuru utubwiye ko wabonye mu byo twaba twaraganiriye hano muri studio za Country FM? Mu byo twavuze. Ni irihe jambo wumvishe rikaguhesha ijuru? Hari ijambo mwavuze ryatumye rimbesha ijuru. Araho mwatumye mubanga ibyaha ngo ntibibarizwe. Aha, Olivier arakomeza kuri kire cyangwa wenda arongera. Yego. Aha, Olivier twari tukiri kumubaza ati tuse kureka ibyo wakoraga nibyo byaguhesheje agakiza? Ariko ni nabyo telefone. Alo muraho neza? Muraho neza. Yego muri bande muherereye he? Ni Kapitane. Yego. Ndani ngiye kubatoro. Ikiganiro kiragira kiti ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Ndacyumva. Yego. Kwari rero turi kubwira abantu uburyo ki agakiza katanzwe. Mbese wowe urakijijwe? Ndakijijwe cyane. Aha, tubwire rero.
akirijwe nkimara kumenya wanyishyuriye uwo mwenda wose wari undiho. amena amen uwishyuye ntari mwana abaho. niyo mpamvu nyine nanjye nabitekerejeho nibuka umucunguzi wancunguye. amena avuga ati nta n'ikintu ngire kuguma nibaraho. yego uko naba meze nk'uri kujya kwishyura umwenda data yanyishyuriye. utazanabasha. ibyo umaze kubyumva uri kuvugira kuri Country FM, abantu bari kukumva, wababwira iki? nababwira yuko umuntu ukiri kwishyura ideni bamwishyuriye ubwo ntabwo aramenya inzira yo gucamo. Yego rwose. Harya wavuze ko witwa nde, uherereye he? Antoine hano ku cyitegererezo. yego Antoine tugushimiye Imana nubwo buryo bwose umuntu akizwa ku cyumweru kweri. utega amatwi wumve ikiganiro gisoza, turatanga nimero zacu bwite uze kuduhamagara hanyuma tubivugane. naho ubundi umuntu ukiri kwishyura umwenda ari gushaka kongera gusubiza umwanya wacu ku musaraba pe. Nibyo rwose. ubwo bivuze ko ari nacyo cyaha nkana. ni nacyo cyaha kitababarira. icyo nicyo cyitwa ku mwuka wera. erega ni nka kuriya wenda tuvuge kuri uyu mukuru w'igihugu. yego akaba wenda n'urugero mfunzwe akamfunguza. yego yarangiza kumfunguza nanjye nkijyanamo. nibyo rwose. nibyo ni ko muri byavuze ngo yanyishyuriye ya myenda yanjye yose, yambabariye ibyaha atuma nerade. nuko kandi murakoze cyane pe. yego dushimiye Imana. tugushimiye Imana. muzadusure. uze kubona izo nimero duhamagare. urakoze cyane Antoine ati narakijijwe namenye wanyishyuriye ankura mu gipatane cyo kuguma nishyuriye. urugero rwiza. ubafunguwe n'umukuru w'igihugu urugero akagukura muri gereza. yego wowe ukisubizamo kayovuga uti ndashaka ariko gufunga igifungo cyanjye. ubwo se waza uko ubwo waheramo ko imbabazi z'umukuru uba wazanze. reka twakire n'uyu. yego Allo Country FM. turabumva cyane Country FM. murabibona bikora Imana ndi hano kuba bive. bikora Imana ikiganiro wagiteza amatwi, twari turi kubwira abantu ko ijuru Imana ritangiye ubuntu kandi kudashobora kujya mu ijuru udakijijwe. mbese wowe urakijijwe? Yesu ni umwami mu buzima bwanjye. aha turi kubaza niba ukijijwe. umwami wakurikiye agakiza ibyo ari byo? wumvise ko agakiza ari iki? agakiza twagahawe ku buntu. amen. aha wowe warakakiriye? wakakiriye gute? ubundi igihe Yesu yasera ku musaraba akabambwa. yego yarabambwe turabamburwa, ababaye turababarirwa. niyo mpamvu agakiza twakakiriye nyine akaduhaye. Yesu mwari munabambanwe burya. ariko niwe wumvishije ububabare, wowe wumva umunezero. twari turi kuvuga ngo Yesu ntago yabambwe ngo tubamburwe buriya mu by'ukuri, ahubwo ijambo ry'Imana rigaragaza ko twari muri we twabambwe, ahubwo muri we niko Pawulo avuga ngo nabambanywe na Kristo. ahubwo kubera ko umubiri we ari we wari uhari niwo wumvisha ububabare mu mwanya wacu. hanyuma igihano yahanwe nicyo kiduhesha amahoro, twahaniwe muri we, ntabwo twatorotse ubutabera bw'Imana. haleluya. ahubwo twarahanwe duhaniwe muri we, Imana itwishyuza umwenda w'ibyaha byacu byose ariko turi muri Kristo Yesu. biranumvikana ko nyine igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ku mpamvu z'uko nta mahoro y'umunyabyaha. hanyuma kubera ko amahoro twakiriye nuko twizeye neza tudashidikanya ko twababariwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo. amen. none se yego mwambwiye nanjye nkazaza kubasura ko byamfasha cyane. okay. na nkuko maze kubibwira mugenzi wawe uvuyeho,
mu isoza ry'ikiganiro komeza utega amatwi, turatanga nimero zacu bwite, uduhamagare nta kibazo turabivugana tukurangire. Hari abantu bafite ikibazo benshi cyane, none bavuga ese musengera hagana nyine bazababera abashyitsi, mbega tukabitekereza natwe tukumva ni ikibazo nyine kuko tubwira mba muri nyirizi. Okay, turaza kuvugana ufate nimero rwose nta kibazo. Kuri mwadufasha mukatubwira muba muri kuko bivuga ati guterana kwabo kwiza cyangwa se kubana kwiza barahugura ntango bari kugwa mu byaha ahubwo babona amahoro. Nibyo guterana ni ijambo ry'Imana kandi bikwiriye abakijijwe bose kandi natwe turabikora. Yego. Ni byiza rero ko iki ni ikiganiro ijoro nirikorerwa tuba turi gutambutsa ubutumwa bwiza bubwira abantu ko Imana yatubabariye. Ibindi turabivugana kuri urwo ruhande, ufate nimero zacu nta kibazo. N'abandi bafite ikibazo nk'icyawe baduhamagare kuri izo nimero turi butange mu mpera z'ikiganiro zacu bwite. Mbese murakoze cyane, reka ndeka n'abandi nabo tubumve. Tugushimiye Imana. Antoni, Imana imushimirwe. Nawe aragira ati Kristo Yesu yarababaye ngewe ndababarirwa. Nibyo ariko ati rwose akira n'uwo yaje. FM yarariho Country FM. Alo. Yego, muri bande muhereye mwiriwe neza. Bavuga na Jean Paul. Yego Jean Paul, muherereye hehe? Yana mu murenge wa Gitanda Kagari na Kacyiru. Yego. Tubashimira tuwa kwiki kiganiro kugejejeho cy'uyu munsi. Ando. Turabumva cyane Jean Paul. Ando. Turabumva cyane Jean Paul, turabumva. Nono nanjye ijoro nararibonye. Amen amen. Amena. Amen. Gira abantu uburyo cyo waribonye gatoya. Nje ukuntu ijoro naribonye. Yego. Arabona nakundaga itabi, nkunda gusambana, nkunda ibintu by'ibyo n'ibyo byose. Yego. Ariko nanicyangira Imana ati Mana mbabarire byose binkuremo. Imana imbwira ku inzira nanyuramo. Anda? Turakumva cyane. Imana imbwira inzira nanyuramo byose mbivemo. Yego. Narabashinja gusenga aho bitari kandi aho biti muhani. Turi kukumva cyane inshuti yacu. Ibyo bintu ubiretse nibwo wumvishije ubonye ijuru? Aragaruka. Okay. Abantu benshi hano bari kutubwira tuti naretse ibi. Ni byiza kubireka, ariko twavuze ko ibyo atariko nabyo tubivugaho, ahubwo mu butumwa bwiza habamo ibanga rirekesha abantu ibyaha, nabyo abantu bakwiye kubimenya. Nubwo bwose wenda bari guhera ku byo baretse ahubwo batahereye ku cyabibarekesheje. Niyo mpamvu tugira impungenge ko wenda akagari ko gakiza bashobora kuba barakiriye. Yego. Ariko yo wakiriye agakiza kukuri, amaraso ya Kristo Yesu adukiza uburyo bwombi. Amen. N'urubanza rw'ibyaha ariko akadukiza n'imbaraga mbi zabyo. Yego. Turabumva cyane. Agiye. Twari turi kuvuga ko amaraso ya Kristo Yesu adukiza urubanza rw'ibyaha ariko akagenda nadukiza n'imbaraga mbi zabyo, imibereho ipfuye, nko gusambana, nko kugusinda n'ibindi bibi cyane bisa bityo. Mu butumwa bwiza tumaze kwizera harimo imbaraga zigenda zitubashisha zinaturekesha iyo migenzereze mibi kandi ipfuye. Ariko gukizwa byo ni ukubabarirwa ibyo byose. Kandi ubabarirwa nyine. Waje twamwakira. Abanda mahoro. Turakunda cyane muvandimwe. Nitwisenge hano Karongi. Yego tuyisenge. Tembuwe neza, ndanezerewe, nanjye nabonye ijuru ku buntu. Amena. Ariko nashimiye Imana nyine ku buryo ki nakomeje kugenda mutugaragaza buryo ki umuntu yajya mu ijuru bitanyuze ku mirimo yiwe. Yego. Ahubwo binyuze nyine ku kwizera Yesu.
Amen. Amen. Aragaruka tuyisenge mwene data. Karongi hari abavandimwe benshi cyane ba aruwaje aro Country FM. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza turabumva. Nitwa Gregoire nkareye gihundwe. Yego Gregoire. Ni byiza cyekanda ndagikunda cyane kinankora ku mutima buri gihe ndi kumwe namwe. Yego. Ubwo burya ari igihe tanga ibitekerezo wenda tunahamagara kuri radiyo ugasanga wenda hano guhamagara hano kuwenda ubona umurongo ugomba guhamagara n'ibiki byose usibye ahubwo utabanje no kumenya ikiganiro gifite intego imeze cyangwa turimo kuganira no ku giti se wenda Gregoire uri kunyumva neza? Turi kukumva twebwe cyane. Gregoire turi kukumva. Ikintu nashatse kuvugaho Yego. burya iyo guhamagara kuri radiyo bisaba ngo uba wumvishe ikiganiro. Yego. Wumva ikiganiro ese turi kuganira kuki? Yego. Tuvugana ngo iki n'iki unagidurezeho igitekerezo sibyo? Mwebwe mwaba mwateze amatwi? Nateze amatwi nabyumva cyane 100%. Wenda nitwaganiriyeho nanebasa wenda gatoya ariko nicyo nashaka gukeburaho wenda gatoya. Yego. Ni mu gihe nyine niba ugiye guhamagara sibyo? Hamagara turi mu kiganiro wabanje kumva ikiganiro sibyo? Turabajije twaganira kugira ngo turanabajije ubyumva ute? Dusobanura wenda ukuntu nawe ubasha kubyumva sibyo? Yego. Twari turi kuvuga ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Nawe wasanze warakijijwe cyangwa urakijijwe? Wenda hari abo nagiye numva nabyumvishe nanjye ubwanjye wenda ku ruhande rwawe cyane sinangombwa no arubone nge numva okay narabariwe nabonye ijuru tubwire turagira we ngo tubwire ku ruhande rwawe abandi nabo twabumvishe nawe reka tubwire ko urakijijwe. Reka njye ku ruhande rwanjye sibyo? Urakijijwe? Ku ruhande rwanjye ndi umukristo pe nakijijwe. Wakijijwe iki? Yego. Njye ubwanjye rero mu gukizwa kwanjye ni ukubasha kumenya Yesu. Wamumenyeho iki? Nkamenya uwo ari we, nkamenya uwamutumye. Nicyo kintu cyonyine nasonye biba ngomba gusabwa. Hanyuma wamenye ko Yesu ari nde, yatumwe nande kandi yatumwe iki kuri wowe by'umwihariko tutabishyize muri rusange? Ntayizanjye mu magambo wenda n'abandi tubumve. Ni ukuvuga ngo niba naramenye ko Yesu ari umwana w'Imana, ibyo nkabimenya, namenye uwamutumye uwo ari we, Imana. Ahubwo icyo yaje kugira ngo twese tumenye, ni ukugira ngo tumenye n'uwo wundi wamutumye uwo ari we. Ariko hari igikorwa yamutumye gukora, igikorwa. Yego. Icyo gikorwa yamutumye gukora ni ubwanyu murabidusobanurira ndetse 100% tukanabyumva. Yego. Ibyo bintu murabizi ko nsanzwe mbizi ngo Yesu ninde. Yego. Uwo ari we. Yego. Ahubwo icyo yaje gukora iki nicyo dufite amatsiko yo kumva twese. Nuko utari kukubwira icyo kintu niba warakizeye. Reka manze gikubwira. Yaje ubwacu kudufungura. Amen. Amen. Urabyumva neza? Kubyumva? Sinsabikiye mu gikuri. Yego rwose. Yaje kudufungura. Ubu kuri ubu noneho uri umukiranutsi? Ibyo byose rero umuntu wamaze kubyiga kanini nk'uko mubitwigisha cyangwa nuko waba unasanzwe kubizi, wahamya ngo ndi umukristo
nzi ibyo ndimo. narindi kukubaza nti kuri ubu noneho uri umukiranutsi? yaje gucungura abanyabyaha ngo abagere abakiranutsi, abo yacunguye bose yabageze abakiranutsi. ubu uri umukiranutsi? Icyambere cy'umubyeyi wanjye mbanza bakubwira ibyo ari byo, uri ubasha kumenya ngo gukiranuka ese niba araje kudufasha sibyo muri uwo muntu nko gukiranuka hari ibintu bisaba ngo dukiranuke. ntabwo yaje kudufasha gukiranuka, ahubwo yaje kuduha gukiranuka kwe. yaje kuduhera gukiranuka. Yaje kuduha gukiranuka kwe. Yesu yaje mu isi asanga abantu bose ari abanyabyaha n'abazaza bose ari abanyabyaha, ahubwo aza atwaye gukiranuka kwe kutagira inenge, agamije kuguha umwizera wese ngo abe umukiranutsi atabikesha ibyo wubwo akora, ahubwo abikesha ibyo Yesu nyine umucunguzi we yamukoreye. Ni nicyo gucungurwa aricyo. Gucungurwa ni ukuvanwa mu kazi wari wahawe, hakaza umuntu uri bukagukorera akagatunganya, ariko igihembo kikabarwa kuri wowe, we wacunguwe. Yesu yaje twese turi babi, ariko afite ipaki y'ubutungane yiteguye guha umwizeye uwo ari we wese akabaye umukiranutsi abazweho ibyo Yesu yakoze, nk'uko Yesu nawe yishwe urupfu rwa kinyabyaha azira ibyo twebwe twakoze abo yacunguye. Ni nabyo jambo ngo umwizera wese adacirwaho iteka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Buhoraho. Urumva rero gukiranuka kw'Imana ntikugira aho guhurira n'ibyo wowe ukora. Waruvuze uti, warutubwiye uti hari ibyo ubwo nsabwa gukiranuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko gukiranuka kw'Imana ntikwinjira mu bikorwa byawe, ahubwo kureba kukubaraho ibikorwa Yesu yakoze hativanzemo ibyawe na bike. Okay, ayagiye cyaza komeza. Araza gukomeza gutega amatwi, ariko ubutungane bw'Imana bubonerwa mu kwizera Yesu yakoze. Abantu batuteza amatwi, Country FM, turabumva cyane. muri bande muherereye he? Muherereye ku Ruganda, izina ntitwaryumvise. Daniel. Yego Daniel, ikiganiro kiragira kiti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Twaganirije abantu uburyo agakiza ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kuri ubu Daniel urakijijwe? Aha, urakijijwe iki? Wakijijwe ibyaha. Gukizwa ibyaha ni kimwe no kubabarirwa kuri wowe, cyangwa ari ubundi buryo wabikijijwemo ukaba utakibikora? Kubikizwa no kubibabarirwa biratandukanye. Uburyo nabikijijwemo ko utakibikora. Ubu nta byaha ugikora? Ntabyo. Ujya usaba Imana imbabazi? Ujya usaba Imana imbabazi? Icyo cyambere njya mbanza ahubwo. Hanyuma se uyisaba iziki kandi nta byaha ugikora? Imana ujya uyisaba imbabazi z'ibyaha bihe kandi ntabyo ugikora? Imbabazi ntabwo zabura kubera ko Danye, twari rero turi kubwira abantu ko ntabwo gukizwa ari ukureka ibyaha, usibye ko nawe utabiretse. Wivugiye ko nawe ujya ubikora ariko ukabisabira Imana imbabazi. Hano ntituri gushishikariza abantu gukora ibyaha, ahubwo turabwira abantu ku mpamvu z'uko umuntu yavutse ari umunyantege nke, ari umunyabyaha muri kamere ye, ko ahubwo Imana yatanze Yesu imubazeho ibyaha byawe byose, noneho Yesu Kristo akamena amaraso ye, muri ayo maraso ukaba warababariwe ibyaha byawe. Amen. Gukizwa ni ukuba ukwiriye kumenya ko ukizera ko wababariwe ibyaha byawe igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Uko niko gukizwa. Yego. Ntabwo gukizwa ari ukubireka. Kubireka ni byiza, ariko ibyo si byo byitwa gukizwa.
gukizwa ukwiye kwizera udashidikanya ko burya amaraso ya Kristo Yesu ubwo yamenekaga Imana yari gukuyeho urubanza rw'ibyaha imbere yayo. amen. Daniel urakomeza ukurikirane. Daniel arakomeza akurikirane. Ariko iki kintu cyo kureka ibyaha abantu bakomeza kwibazaho, ijambo ry'Imana rinagaragaza ko gishoboka gusa mu maso y'abantu ariko atari imbere y'Imana. Niho gishoboka. Ku bantu bo bashobora kureka ibintu tukabahamiriza ko babiretse, Ego. ariko Imana yo nta muntu ujya ureka ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ko nuvuze ko nta byakora abayise Imana inyabinyoma. Reka twakire n'uyu Country Femalo. Yego turabumva, muri bande muherereye he? Country Femalo. Turakumva cyane, muri bande muherereye he? Yesu ashimwe. Nahimbazwe iteka. Yego ni Jonas hano ku Muganza mu Bugarama. Jonas, turagira ngo wihute, ikiganiro kiragira kiti juru n'ubuntu. Tubanje kubashimira ku kiganiro cyiza mutugezaho. Yego. Natwe twakiriye agakiza kubw'intsinzi Yesu Kristo yabashije gutsinda kugira ngo tubashe gutungurwa. Amena. Abantu bose bagakwiriye kwakira urupfu n'izuka bya Kristo uko byatugize intungane, bityo tukaba mu isi turi amahoro. Amena. Bareke gukomeza bishakamo intsinzi rwose, ntacyo wakora kugira ngo ubashe kwitsindira utigeze wambara ubutungane bwa Kristo we waducunguye ku musaraba. Nta buryo watsinda kabisa, kuko ntabwo byashoboka. N'abatubanjirije bose byari byabananiye, Yesu yataha twese twari abanyabyaha. Amena. Yego, kuko n'ijambo rye yivugiye ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe kujya kwa data njye ubwanjye ntamwijyane. Ayo magambo rwose kabisa ari muri Bibiliya, kandi yabayeho twese tutari twavuka. Hari ubutumwa bwiza muri Yohana 6:14. Yego, ubutumwa bwiza rwose abantu bagakwiye kwizera ibyo, bakareka kwishakamo intsinzi, kuko ntabwo byashoboka ntiwabasha gutsinda uyu mubiri. Yego. Yesu ubwo yari avuze ko abazagerageza ntacyo wakora n'utsinda uyu mubiri rwose. Kwirwanirira akajana ntibyashoboka, bagakwiriye kwizera amagambo y'Imana, bakizera igikorwa Yesu yakoze. Amena. Yego, turabashimiye rwose. Nanjye mbakurikiye hano ku Muganza, ndi umukunzi wanyu. Gufata nimero zanyu tujye tuganira, muzashyire no kuri groupe WhatsApp. Urakoze, tujye dukomeza duterane. Urakoze, utega amatwi tugiye kuzitanga nonaha. Turabashimiye cyane abakunzi b'ikiganiro ijoro ntirikorerwa, abakunzi ba Radio Country FM ivugira ku 105.7. Turabakunda cyane. Yego. Tuzasubira kuwa kane isaha y'isa 2. Urushinge ntimuzakureho, mushishikarize n'abandi gutega amatwi. Ku baba bacikanywe, iki kiganiro kiboneka kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Nacyo mwakwandika muri YouTube mukakibonamo. Hanyuma kuri contact zacu bwite twihutisha, iyanjye ni 0788472872. Yego, iyanjye ni 078839 26 23 Ego, ku bashaka no kujya kuri YouTube kuri groupe ya WhatsApp, bakwandikira 0784 4257 0784 Bye, turabakunda cyane. Naho ubutaha umwami nabishima. Kumana.